Reka gusuze kandi ngo ikaze kuri Gwaneza Times, wowe udasiba gukurikirana Gwaneza Times umunsi ku wundi. Uyu munsi wa none rero ndaje ngo tube twaganira ku ruzinduko His Excellency Paul Kagame amazemo iminsi, dore yuko ku munsi w'ejo yarari mu gihugu cya Switzerland. Reka nkubwire ngo nta kindi cyari cyabazinduye usibye kujya kuganira ku bwenge buhangano, ibyo twakwita nka AI. Uyu umunsi wa none AI irimo irakoreshwa ku kigero giteye ubwoba, yewe ku kigero cyo hejuru cyane. Reka nkubwire ngo nta kindi cyari cyazinduye ibi bihugu byombi, cyangwa se nta kindi cyari cyahuje ibi bihugu byombi, u Rwanda ndetse na Switzerland, usibye kujya kwiga no kuba bagira ibyemezo bafata, no kuba hari imirimo imwe n'imwe yashakwa binyuze nyine muri ubu buryo bw'ubwenge buhangano. Umunsi wa none rero ndaje ngo turebere hamwe ni iyihe myanzuro yafatiwe muri iyi nama, ese ni izihe ngamba nshyashya zafatiwe muri iyi nama. Ahangaha abakozi bamwe nibatagabanuka baziyongera, no kuvuga ngo ni ingamba zikomeye cyane zizafatwa kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2050, ubwo uturutse nyine umunsi wa none mwaka w'ibihumbi 2026. Izi ngamba ntabwo zoroshye, abantu bamwe bashobora kuzaburiramo akazi, ariko kandi ku rundi ruhande abandi bakaba babona amahirwe yo kuba babona nyine akazi kandi katari gakeya, akazi kaziyongera ku rwego rwo hejuru. Dore rero imwe mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama, kuvuga ngo ubwenge buhangano AI cyangwa se artificial intelligence, nk'uko abantu bamwe na bamwe mugiye mubizi, bufite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bw'abantu ndetse no kongera imbaraga, ubukungu, yewe no kuba habaho amavugurura mu mikorere y'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Iyi ni imwe mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama ndi kugusomera. Reka nkubwire ngo Afurika iteguye gutanga umusanzu mu bukungu bushingiye ku ikoranabuhanga, ari ryo nyine artificial intelligence, bitarenze mu mwaka w'ibihumbi 2050. Uwo musanzu nyine ukaba warabonetse, kandi ubwo artificial intelligence ikaba yaratangiye gukoreshwa nyine nk'ikoranabuhanga rigezweho hano muri Afurika, kugeza ubwo tuzaba turi ku kigero kiri hejuru y'ibindi bihugu byose, cyangwa se ku kigero kiri hejuru y'indi migabane yose dufite ahangaha. Reka nkubwire yuko zimwe mu ngamba zafatiwe ahangaha muri iyi nama, reka nkubwire yuko habashije kuba havugurwa kandi uburyo abakozi bazaba bari kwiyongera ku muvuduko uri hejuru kurusha iyindi migabane ugereranyije na Afurika nyine. Ubwo turaturuka none tugere mu 2050 hazaba harabayeho amavugurura adasanzwe. Hari byinshi kandi byiza urubyiruko ruzaba rwarahuriyemo nabyo, cyangwa se urubyiruko ruzagenda ruhuriramo n'amahirwe yo kuba bahabwa akazi cyangwa se bakongererwa ubushobozi, nk'uko mu nama nyine byagaragajwe, mu nama yari yahuje ibi bihugu byombi, nk'uko byagaragajwe. Dore uko bari banditse bagira bati hari byinshi byiza cyane urubyiruko rwacu ruri gukora ku mugabane rukoresheje ubwenge buhangano, ubwo ni AI n'ubundi bavugaga, kandi tugomba kububakira ubushobozi. Ubwo ne ku mpande z'ibihugu byombi bo bavugaga yuko bagomba kuba bazamura nyine ubushobozi bw'ubwenge buhangano AI, kuko bari kubona yuko urubyiruko rw'iyi minsi ruri kubyitabira cyane, nyine urubyiruko rw'iyi minsi ruri gukoresha AI cyane. Bakomeje bandika kandi bagira bati ibi ngibi bizagirira akamaro buri wese, ubwo ni ku mpande zombi, kuko AI cyangwa se ubwenge buhangano igomba kugera hose kandi ikaba yakoreshwa. Ikibanze no kugira ngo AI cyangwa se ubwenge buhangano bube bwabasha kugirira akamaro buri umwe wese, cyangwa se buri wese hano ku mugabane wa Afurika. Tugomba kuyikoresha kandi neza muri Afurika ndetse kurusha n'ahandi hose ku isi. Ni imwe mu myanzuro rero, cyangwa se ni zimwe mu ngamba zavugirwaga ahangaha muri Switzerland mu ruzinduko n'ubundi His Excellency Paul Kagame yari yazindukiyemo. Perezida Paul Kagame kandi yagaragaje yuko ubukungu bwa Afurika bugomba kuba bwatezwa imbere, bukaba bwazamurwa bishingiye nyine kuri ubu bwenge buhangano, kuri ubwenge bwa AI artificial intelligence. Ahangaha nyine yagaragazaga yuko ubukungu bwa Afurika bugomba kuba bwazamuka, cyangwa se Afurika igomba kuba yagira uruhare muri iri koranabuhanga, muri ubu bwenge buhangano bwa AI artificial intelligence. Nyuma yo kwitabira ibiganiro by'inama yigaga ku guteza imbere ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano AI for Good Global Summit 2026, Perezida Kagame nyuma yaho yahuye na mugenzi we Perezida wa Estonia, babasha kuba baganira, bagirana ibiganiro bigamije guteza imbere ibihugu byombi. Ikindi nakubwira nuko aba perezida bombi, yaba Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida w'igihugu cya Estonia, babashije kuba bashimangira umubano w'ibihugu byombi mu nzego zungura cyangwa se ziteza imbere buri ruhande nyine, haba mu gihugu cya Estonia ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Dore yuko izi
impande zombi ziri kugerageza kuba zahanga ibishya zishingiye ku ikoranabuhanga cyangwa se zishingiye ku bwenge buhangano artificial intelligence, dore ko bari guteza imbere ikoranabuhanga ry'ubwenge karemano ku mpande zombi rwose, kandi bakanashyira imbaraga mu guteza imbere imiyoborere yimakaza ikoranabuhanga, dore yuko isi ya none yose iri mu isi nyine ari mu isi y'ikoranabuhanga. Reka mubwire yuko niwitegereza neza, niba ujya ukurikirana Rwanda National Police, niba ujya ubakurikirana nabo ubwabo basigaye bakoresha ikoranabuhanga cyane kurusha ikindi kintu cyose kurusha mbere. Reka mubwire yuko ubu ngubu basigaye bajya gukora wenda nka publicité cyangwa bajya gukora akantu ko kwigisha abantu runaka, n'ubundi ugasanga bakoresheje AI. Wowe munyarwanda utazi iki kintu urasigaye cyane rwose, nakubwira ngo urimo urasigara inyuma cyane, ntabwo uri kugendana n'ibihe aho bigeze, ntabwo uri kukurikirana ibihe igihe cyagusize. Gerageza nawe ushaka ukuntu wamenya ukuntu ubwenge buhangano bukora cyangwa se artificial intelligence uko ikora. Bitabaye ibyo ngibyo, vuba ahangaha uraza gusimbuzwa mu kazi cyangwa se usange imirimo ibaye mikeya, abandi ariko kandi bazaba bari kubona akazi ku rundi ruhande, kuko nyine bazaba basobanukiwe ibya AI cyangwa se bazaba bamaze kubona ikoranabuhanga ryaje nabo bakagendana naryo. Yewe dore yuko hano mu kiganiro impamvu twari tunakizanye ngo tukiganireho ari uko bamwe bagiye kongererwa imirimo, yewe imirimo ikaba myinshi cyane. Ushatse kuvuga yuko muri 2050 imirimo myinshi izaba ihari n'iyikoranabuhanga gusa, apana iyi mirimo isanzwe y'imvune y'ibiki byose. Imirimo y'ikoranabuhanga ahangaha izaba yarimakajwe, yewe yaratejwe imbere ku rundi rwego. Umuntu uzaba yarasigaye inyuma mu ikoranabuhanga no mu buryo bw'imikorere, biragaragara yuko akazi kazaba ari gake cyane, cyangwa se mu buryo bw'imbaraga imirimo isaba imbaraga apana gutekereza izaba ari mikeya cyane. Ibiganiro byacu ni nakagaruka ahangaha kuri One Esa Times. Ubaye uri mushyashya nagushikariza gukora subscribe, njya kugeza gahunda gutegurira n'ikiganiro, tukamubwira ngo ni mbere mu wa kabiri, nakwitwa mbere wadukurikirana. Reka tubonane muri ikiganiro cy'ubutaha. Ciao ciao.